Ndasoma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana kuva ku murongo wa mbere ndagera ku murongo wa 11. Naho nyine soma Yohana ubutumwa bwiza igice cya 2 umurongo wa mbere ugera ku murongo wa 11 haravuga ngo ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe ikana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu yarahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanye mudute, igihe cyanje ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye zashiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'abayuda wari uri. Intango yose irimo incuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru. Barayamushira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashe amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshe, ariko weho washinguye inziza abarizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakureye ikana y'i Galilaya, yerekana icubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Reka twike hasi. Nashatse ko tuganira ijambo ry'Imana kandi dutuze twumva ijambo ry'Imana. Niwo muco wo mu itorero, niwo muco w'abakristo bakuze. Nashatse ko tuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Nibajije ikibazo gikomeye muri ibi bihe turimo: ninde dutura ibibazo? Ko ibibazo n'ubuzima bwacu bidasigana. Mwumvise ukuntu yavutse mu muryango umuntu wese yakwifuza kuvukiramo, ariko umunsi umwe nta ruhare yabigizemo, yisanga mu bibazo, kandi ibibazo bitoroshe kugira ngo ashobore kubyikuramo. Ibi bibazo yavuze n'abandi bose bafite, hari igihe bijye bisa nkaho bitwikiriwe, ariko wagera ibi bihe byo mu kwezi kwa 4 cyangwa mu bindi bihe buri muntu wese yibuka yanyuzemo, bigasa nkaho bitwikuruwe. Ibikomere byari bisa n'ibipfutse, noneho bigatangira gutonekara. Nakunze ko tuvuga hejuru y'Imana ikiza ibisebe, isubiza ibibazo ubuzima bwose tubamo butunyuzamo. Iyo mvuga iri jambo nkunda kuritangira mu mizi. Nditangirira mu buryo Mariko, Matayo, Luka na Yohana babanye na Yesu, baza kwandika n'amakuru ya Yesu. Iyo usomye Bibiliya uhereye muri Matayo kugera muri Yohana, usanga ibice bisa, ugasanga bagiye bavuga amakuru asa nkaho ari amwe. Ndetse iyo ugiye mu cyo bita note de bas de page muri Bibiliya, haragiye usanga bakubwira ngo aya makuru usomye woyarebera no muri kindi gitabo kuri iyi mirongo. Impamvu yabyo ni iki? Nuko Yesu yabanye nabo, abaganiriza bose, avuga amakuru bayumva, buri muntu wese yandikayo yumvise. Bisobanure, uyu mwanya uwabwira buri muntu wese ngo atubwire icyo yumvise muri aya materaniro, hari uwavuga ukuntu twaririmbye,
hari uwavuga ubutumwa Theogene atanze mu buhamya, hari uwavuga uburyo ngiye kuvuga ubutumwa, hari uwavuga uburyo Pastor Kadoyo y'amateraniro, hari uwavuga uburyo sale yari ipanze n'abari bayirimo. Twese uko twaba twavuze tuba twavuze amakuru nyayo, ariko buri muntu wese aba yavuze bitewe na focus yiwe. Ni nka kwa kundi mukora urugendo rumwe, mwaza kuvuga amakuru ntimuvuga amakuru amwe, kuko buri wese afite ibyo yatinzeho, kandi niko bimeze no mu materaniro. Buriya ntitwazanywe n'ibintu bimwe. N'ubu ngubu hari abaje gusenga, hari abaje guhura n'abandi, hari abaje kumva ubuhamya, hari abaje kwinginga, hari n'abaje kuko n'abandi baje. Nuzajya ujya aho Yesu ari, nujya mu nzu y'Imana, ujye uhajyana intego yawe yihariye. Bamaze kuvuga amakuru, hari amwe bahurizaho, hari ayo badahurizaho. Reka mvuga ayo badahurizaho. Mu makuru y'ibitangaza Yesu yakoze ntibayahurizaho cyane, nubwo hari ibyo bagenda bavuga basubiramo bose. Ikintu mvuze ko badahurizaho nuko hari abanditse byinshi, hari n'abanditse bikeya. Mu banditse byinshi harimo Matayo cyane cyane na Luka. Mu banditse bikeya harimo Yohana, ariko ndamukunda. Yambwira abantu, umuntu wiga gusoma Bibiliya, hari ibitabo birugomba kwiga gusoma mu isezerano risha utangiriraho. Nibyo bigufasha kumva Bibiliya yindi. Ni ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Wajya mu isezerano rya kera ugasoma cyane cyane Zaburi. Ibyo bitabo bitatu maze kubisoma birakorohera kumva Bibiliya, birakorohera no gukura mu ijambo ry'Imana. So Yohana kimwe na bagenzi be yandika amakuru ya Yesu, yandika n'ibitangaza. Abandi bandika byinshi, ariko Yohana agiye kwandika ibitangaza bya Yesu ahitamo 7 gusa. Simbivuga byose, ariko bitangirwa n'igitangaza Cikana y'Igalilaya, nicyo ngiye kuvugaho none. Bigasozwa n'igitangaza cyo kuzura Lazaro kiri mu gice cya 11 cy'igitabo cya Yohana. Hagati aho hari ibindi bitangaza murabizi: agendera ku mazi, azura umwana w'umutware, akiza umuntu wari impumyi, asanga umuntu wari urwaye umaze imyaka 38 ku kidendezi muramuzi, agaburira abantu 5,000. Simbivuga byose ngo mbirangize. Ayo magambo arashaka kuvuga ngo yanditse 7 gusa, ariko avuga amagambo meza cyane. Niyo nkunda. Ajya mu gice cya 20 umurongo wa 30 aravuga ngo hari ibindi bimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze ngo bitanditswe muri iki gitabo. Hari ibindi bimenyetso n'ibitangaza Yesu yanditse. Iyo ngeze kuri iryo jambo niga yuko ibitangaza n'ibimenyetso bitarangiye. Ntabwo byarangiye, habe n'uyu ni igitangaza. Ibamaze kuvuga ni ibitangaza n'ibimenyetso. Ukuntu umuntu afata inzoka agakizwa n'amase yafashe. Turacyabona ibitangaza umunsi ku munsi. Mu rugo njyabona ibitangaza, mu buzima bwanjye njyabona ibitangaza. Nawe kuba uriho ni igitangaza. Hari icyo Imana yakoze kugira ngo uno munsi ubu ugihumeka, ni igitangaza. Hari ibindi bimenyetso n'ibitangaza bitanditswe muri iki gitabo, ariko avuga ijambo rikomera, avuga ngo ibyo byose ibyanditswe muri iki gitabo. Ushobora kuzuma mu buryo bubiri. Ushobora kumva ibyanditswe mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, cyangwa nkuko wakumva ibitangaza byose biri muri Bibiliya ngo byanditswe kugira ngo twizere, ngo kandi twizere ko Kristo ari umwana w'Imana. Bivuga ngo
impamvu y'ibitangaza, impamvu yo kurokoka kwe, impamvu yo kurokoka kwa benshi, impamvu u Rwanda rurimo rukira none, impamvu turimo tubona ibintu byiza bitandukanye bivuga ngo harimo ibitangaza, ni ukugira ngo twizere ko Kristo ari umwana w'Imana, kwajya azura n'ibyapfuye, kwajya yita ibitariho ngaho biriho, kwajya ahindura ibyari bipfuye bizima. N'uwo Kristo munyihanganire ntiyagire uko mamasha. Niyo mpamvu y'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo niba hari igitangaza witeze, ugiye wibaza n'impamvu yacu. Niba ari igituma Kristo amenyekana ashyirwa hejuru, ugitegereze kizaza. Ariko niba ari igituma wamamara, ku bantu benshi baravuga ngo Mana ngumva impano y'ibitangaza. Wareba impamvu yasabye impano y'ibitangaza, si ukugira ngo ahindure ubuzima bw'abantu benshi bamenye Kristo, ahubwo ni ukugira ngo yamamare. Iki gitangaza ndagikunda cyane. Tuzi amakuru ko Yesu yatashe ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Tuzi ko yabutumiwemo na Mariya. Tuzi ko yajyanywe n'abigishwa bamwe, kuko yarakibona bake, yaratarabagira bose, ndaza kubisobanura. Tuzi yuko yahinduye ngo amazi kuba divayi. Nje naho nari narahagaze. Ubuzima bwanje bwa gipagani naha bwari bucumbitse. Iteka iyo bambwiraga ngo ko tukubonye mu kabaresha, ko tubona uri mu nzoga, uri umwana muto, ko wiyahuza ibiyobyabwenge, narababwiraga ngo igitangaza cya mbere Yesu yakoze nico guhindura amazi kuba divayi. Mu yandi magambo, leave me alone, ntimwongere kumbaza. Nari mu bantu bakeya baburana yuko inzoga atari icyaha. Bijya bintangaza muri iyi minsi ifite inyigisho iremereye, kubona umuririmbyi hano akijya mu kabari akanywa inzoga akagaruka hano. Bijya bitangaza kubona umukristo mu itorero ugira n'intebe ye nawe agomba kwicara, agitinda mu kabari akanywa inzoga. Biteye agahinda kuva muri boîte ukaza no mu gitaramo. Birababaje gutonda mu kabare ugatonda no mu rusengero. Ngo ariko pase ngo none se inzoga n'icyaha cyane. Nohera mu isezerano rya kera nkagera muri she, nohera mu Barewi igice cya 10 umurongo wa 9, aho birivuga ngo ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ngo kandi wowe n'abana bawe. Ntabwo ari wo gusa, ntukanywe vino n'igisindisha, ndetse wowe n'abana bawe ntimukabinywe. Abona bidahagije aravuga ngo iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Kuva mu isezerano rya kera mu gihe cy'Abarewi niko abatambyi bagombaga kuba babayeho. Kandi mwibuke ngo turi abatambyi mu cyimbo cya Kristo. So iryo tegeko bahawe bakabwirwa kuribwira abana babo, bakabwirwa yuko ritazigera rikuka, niryo rikomeje no mu buzima bwacu. Saho gusa, Migani igice cya 20 iravuga ngo vino ni umukobaganyi, ngo inzoga zirakubaganisha, ngo ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ni gute wowe uri umukristo wuzuye ubwenge bw'ijambo ry'Imana ukaba n'umukristo utunzwe n'inzoga? Tiyavuze isezerano rya kera, tugere muri shasha mvuga imirongo nk'itatu. Mpere muri Luka igice cya 21:34 biravuga ngo mwirinde
imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu ryo gusinda, ngo uwo munsi utazabatungura wo kugaruka ku mwami wacu Yesu. Nyambaza abantu kankubaze, Kristo aje wicaye mu kabare, ujya wumva impanda yo kugera ukagenda? Wo kwicara kuri kontware impanda y'imperuka yaza nawe ukagenda? Nawe wo kwicara mu kabare Kristo yaza akagutwara nk'umugeni uti nkonda ufuroda? Ko benshi bagira icupa rya koka hano n'icupa ry'inzoga hirya, bakajya barikura hirya ku banywa b'inzoga bakarivangira hano, bagasigaza irivanze, hanyuma ritavanze rigasubira hariya, kuko nibwo buzima nanjye nabagamo. Inzoga zose zabaga ziri ku ruhande rwaje, ari je uzinywa ku mugaragaro, abandi bose b'abaririmbyi nabo mu rusengero bakagira amaveri ya koka atajya yuzura. Duhindure, iyo ni Bibiliya. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:21 Bibiliya ivuga ngo ntibishoboka ngo ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu Yesu ngo hanyuma munywere no ku gikombe cy'abadayimoni. Mujya mugira ngo ni kiye gikombe cy'abadayimoni? Babazi ikintu, umuntu yofata igaburo ryera mu rusengero yamara akajya kunywera no mu kabare ku gikombe cy'abadayimoni? Ngo turasenga hano, turasenga, ariko ushobora kuba waribesha ahantu, hari ahantu ugenda utagombaga kujya. Uhindure none. Paulo yandikira Abagalatiya igice cya 5:19 kugera kuri 21 aramubwira ngo dore imirimo ya kamere ngo iragaragara, ayivugamo, kandi agiye kuyivuga ntiyavuga imito n'imikuru, ayivuga yose uko yakabaye. Avugamo uburozi, avugamo kuranya ibigirwamana, avugamo ishyari, avugamo igomwa, avugamo gusambana, ntiyasoza avugamo no gusinda. None umuntu ujya ukubwira ngo kunywa kidogo ava he? Ukubwira ngo nta kibazo, ni yihe Bibiliya yasoma? Bakristo banyetorero bana b'Imana, twe twamenye Kristo, mwirinde inzoga. Kandi icyo wirinda ntiwogikinisha. Umuntu akubwiye ngo wirinde inzoka, ntiwoja gukina nayo, ntiwoyisanga muri ferume. Nashaka kuvuga ko iki gitangaza cy'ikana hari igihe nagikinishije, ariko nari ntaracyumva. Igitangaza cy'ikana y'i Galilaya kirimo inyigisho ikomeye. Icya mbere nicyo gitangaza cyafunguye ministeri ya Yesu. Ndagikunda we. Yabayeho batamuzi, yabayeho ari umwana w'umubaji, yabayeho yituriye nta kindi kintu akora. Bamuzi kwa Yosefu, bamuzi kwa Mariya, aba mu gikoni cya Mariya na Yosefu, aba no muri atelier, ari abo bamuzi. Imbaraga za Yesu zari zizwi n'abo bantu bombi, kuko bari bibitseho ibintu bitatu. Icya mbere, bari bibitseho ubuhanuzi nk'ubwo n'abandi bose bagiraga. Icya kabiri, bari barabwiwe amakuru na marayika igihe Mariya yari atwite. Icya gatatu, baramubonye akura ashimwa n'Imana n'abantu. Abamubonye Yesu agenda bakavuga ngo ni ukuri n'umwana w'Imana, yitwara neza, ni ukuri n'umwana w'Imana. Bamutuma akagenda, ni ukuri n'umwana w'Imana. Baramugenzura, sinzi niba hari ibindi bitangaza yakoze iwabo. Bibiliya ndibimbwira. Njya numva abantu bavuga ngo urabona ngo hari ibindi bitangaza ngo yigeze gukora, ngo ahindura abana kuba ngo iki harya ngo ihene. Biravuga ngo havuma uzongera cyangwa akagabanya.
ntaho byanditse mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo iki nico gitangaza ca mbere yakoze. Ibyo bindi bajya bababwira mujye mubaza aho babikuye. Hari igihe abantu bajya badushimisha tukagira ngo ko baratubwira ijambo. Oya, umuntu azajya kubwira ijambo ujye ufata Bibiliya uvuge ngo byanditse he. Abantu batangira kumwumva nk'umwana w'umubaji, full stop, nta handi bamubonye. Atashe ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya, Imana ihitamo kuba mutwikururira. Umuntu ajya abaho nk'usanzwe, ariko Imana ikamutwikurura umunsi umwe. Ikintu cyantangaje niki, uzi ko umuntu ashobora kuririmba indirimbo 10, indirimbo gusa imwe ikamutwikurura. Uzi ko umuntu ashobora kubwiriza ibibwiriza 50, kimwe gusa kikamutwikurura. Umuntu ashobora kurwana urugamba akajya arwana none atsinda, ariko urugamba rumwe rukamutwikura. Dawidi yahoraga arwana atsinda, agatsinda intare, agatsinda indubu, akagenda bikavayo nta muntu umumenye. Ariko umunsi umwe ahuye na Goliyati utarakebwe, Imana ihitamo kumutwikurura. Amaze kumutsinda, abagore bararimba baravuga ngo Sawuli yishe 1000, ngo ariko Dawidi yishe inzovu. Narimo mvuga ngo ikibwirizwa kimwe cyo gutwikurura, indirimbo imwe yo gutwikurura, igitangaza kimwe cyo gutwikurura, ubuhamya bumwe bwa gutwikurura, umwana umwe mu bana benshi yaguteturura. Inzira Imana igica n'ibihumbi, igira inzira nyinshi zo gushyira ahagaragara umugambi wayo. Uriya munsi niwo munsi wa mbere Yesu yagaragaje imbaraga. Niwo munsi wa mbere bamukurikiye bavuga ko uyu ni Yesu twari tuzi. Igitangaje, n'abigishwa bake bamukurikiye atarakora igitangaza na kimwe. Bishaka kuvuga ngo babandi yasanze baruba bananiwe, bari bataraza mu bigishwa be, yaragifite bakeya. Biravuga uwo munsi batangira kumwizera. Igitangaza cyuzuye inyigisho, reka mvuge enye dusoze dusenga. Gira icyo wandika ko bizagufasha. Inyigisho ya mbere nakuyemo iravuga ngo ni ngombwa gushira Yesu ibibazo, ariko ushira Yesu ikibazo wese agomba kuba yiteguye kwakira igisubizo Yesu atanga. Ko gushira Yesu ikibazo ni rusange, ariko kwakira igisubizo yatanze tibimenyerewe. Ikintu namenye niki, buriya nta muntu utajya utakira Yesu. Habe n'abicanyi bariya bicaga abantu babahiga, iyo yageraga mu rugo akarwara mu nda avuga ngo Yesu ufasha. Uvuye kwica abantu kurabita inzoka, ariko mu nda hakurya ngo Yesu, ugatakira Yesu. Ni ukuvuga ngo gushira Yesu ibibazo ni ibya bose. Habe n'abarozi baza biyambaza Yesu ngo bajya bavuga ngo Yesu umungabize. Habe n'abajura bajya bavuga ngo uno munsi ntibamfate. Ni ukuvuga ngo bajya batakira Yesu, bajya bamushira ibibazo. Nta muntu utajya umushira ibibazo. Yaho ndi yaza n'itandukaniro. Itandukaniro si ugushira Yesu ibibazo, kuko benshi naho dutuyeho mu magambo menshi simbivuga, ariko navuga mu magambo makeya. Tugira abantu batemera Yesu bo mu yandi madini ntavuze mu mazina, ariko batunze nimero zacu tujya dusengera, ndetse bajya batubyutsa nijoro mu gicuku, bajya bazana n'amaturo bashubijwe. Benshi bajya batanga n'ituro mu rusengero, benshi bajya batanga n'ibya 10, ariko idini ryabo ntibemera kujya muri Yesu.
n'imiryango bavukiyemo ntibemera Yesu, ariko bazi yuko Yesu aruhura abarusha. Bazi yuko no muri ibi bihe nta wundi muntu bakwirukira. Hari umugabo umwe ahantu nabaga muri Kongo, abantu yari aturanye nabo iyi myenda yasazaga. Hari abantu bari baturanye basa nkaho badafite ubuzima nyine bwishoboye, bagafata imyenda yashaje akaba aribo baya, nka kurya abanyaburayi bajya bayifata bakayohereza tukayigura muri caguwa. Noneho ngo uko umwenda wabaga wakitse gatoya akaba uhaye umuturanye. Umunsi umwe ngo arahaguruka aravuga ngo aba baturanye tujya duha imyenda yashaje, ibo iyi myenda yashaje bajya bayiha abandi. Haco nashatse kuvuga, abantu batagira Yesu iyo bahuye n'ikibazo bajya babwira nde? Abantu bari mu bihe nk'ibi bikomeye, iyo babuze aho bareba, iyo kwibuka byakomeye, iyo ibibazo byazamutse, iyo memoire y'ibihe banyuzemo bigoye, bajya babwira nde? Nashatse kuvuga ngo Yesu niwe gisubizo cy'isi ya none, niwe gisubizo cy'ibibazo byose, niwe abarushe n'abaremerewe bagomba gutura imitwaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abarushe, yemwe abaremerewe, ngo nimuze ahondi ndabaruhura, ngo mwemere kuba abagaragu banjye, ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye. Mwemere kuba abagaragu, mwemere kundakira, mwemere. Nta wundi muntu ku isi wabwiye abarushe n'abaremereye ngo nibaze bamuzanire imitwaro abaha amahoro uretse Kristo umwana w'Imana. Tumuzamure gusa ibiganza. Uwo niwe mbashimira. Mariya ari mu birori, vino ishize, amenya ko nta wundi muntu bobwira ngo abumve. Kristo niwe ujya wumva imitima irushe, Kristo niwe ujya wumva abananiwe, Kristo niwe ujya wumva abaremerewe. Abantu bashobora kutakumva. Iyo abantu bageze muri ibi bihe, hari igihe umuntu wese muvugana atakumva, cyane cyane abantu barokotse. Abantu benshi begera ntibabumva, birababaje. Hari ugomba kubwira nti nta unyumva, kuko iyo ibihe bitangiye kugira abantu barananyiganya, baranatwanga. Muri mu kubibona batangira kwica inka z'abantu bashaka no kubica, kubera ko ntibabumva. Umugambi bari baratangiye ntiwashojwe, ariko hari umwe gusa utwumva, udukunda abandi batwaze. Uwo nguwo icyambu ukamwegera uyu munsi agahindura ubuzima bwawe. Ikibazo ufite wowe urushe, wowe uremerewe, wowe umutima urya, hari Kristo umwana w'Imana. Icyamuzanye ni ukukuruhura, kandi igikomeye yanyuze mu bihe byose wanyuzemo. Buriya nta kibazo na kimwe n'ibyo yavugaga mutazasanga munsi y'umusaraba. Nushaka kumenya ubuzima tubayemo, kugambanirwa uzabisanga munsi y'umusaraba, ko Yesu yagambaniwe na bene wabo. Gutotezwa uzabisanga munsi y'umusaraba, guterwa icumu uzabisanga munsi y'umusaraba, kugabana imyenda ya Yesu uzabisanga munsi y'umusaraba, guhemukirwa uzabisanga munsi kuregwa ibinyoma uzabisanga munsi y'umusaraba, gutukwa no gushinyagurirwa uzabisanga munsi y'umusaraba. Mu yandi magambo, munsi y'umusaraba wa Yesu haba ubuzima bwacu bwose, ariko ntihaba ubuzima bwacu bwose bw'ibibazo gusa, haba n'ibisubizo byacu byose. Urushe n'uremerewe, ngwino ku musaraba. Mariya amenya uwo bagomba kubwira. Iyo ubabaye ujya ubwira nde? Nubwira abantu gusa bazakomeza kukumvira ubusa, kuko icya mbere ntibazakumva, icya kabiri bagira n'ibyabo. Ko bariya tubwira bagira ibyabo, barahuze. Hari ukubwira ngo ngewe nabonye umuntu uzajya usengera, arakubesha. Ntazagusengera nk'uko wakwisengera, kuko agira ibye. Gitangaje niki, amaze kubwira Yesu ikibazo,
Yesu aramusubiza aramubwira ngo wa mugore we tubigendanyemo gute. Muri Bibiliya verses zimwe z'icyongereza ziravuga ngo this is not our problem. Iki si ikibazo cyacu. Maze iminsi mbaye niga ukuntu umukristo yitwara. Iyi gisubizo yarateze kuri Yesu kitaba arica hawe. Nibutse umuntu wazanye umwana aramubwira ngo umwana wanje yatewe n'abadayimoni, kandi muri misiyo yazanye Yesu kwari ukurwana no gutsinda abadayimoni. Yesu araceceka. Baramubwira ngo uyu mugore uhawe ubona usisira hano yaje afite ikibazo cy'abadayimoni. Yesu arabihorera abigishwa. Abihorera abigishwa babona yuko yabahaye gahunda yo kuvuga ngo ntimumwakire, kuko iyo umuyobozi atavuze ngo bakurenganure bahita bakwirukana. Baramubwira ngo cicika genda. Umugore ababwira ngo singenda nukuri, n'impamu ya Mungu singenda, kuko sinaje ngenda, ndashaka Yesu, ndashaka Yesu gutitiriza. Yongeye kuvuga ijwi rirenga abigishwa rigera kuri Yesu. Yesu aramubwira ngo wa mugore we ngo sinshobora gufata ibiryo by'abana ngo mbiheze imbwa. Umugore arabyumva. Abigishwa baravuga nti noneho agukura inzira ku murima genda. Urongera uvuge. Umugore avuga ngo mumumbwirire ngo imbwa zijya zirya ibiryo bivuye ku meza y'abana, simpava gutitiriza. Yesu ngo abyumvise aravuga ngo sindabona no mu Bisiraheli umuntu ufite kwizera kungana no kuyu muntu. Kimwe mu byo Mariya twigisha muri iki gitangaza ni ukwizera. Kwizera kujya gutegereza ibigomba kuba bitaraba, kukabifata nk'ibyabaye bitaraba, kukabigenderamo bitagaragara, kukabyita izina bitarigira, kukabireba bitarebeka, kukabirema bitaraza, kwizera ngo nukumenya neza udashidikanya. Nyambwira abantu ngo nukugendera mu bitagaragara kandi ukabikandagiramo nk'ibifatika. Mariya ntiyigeze acibwa intege n'igisubizo cya Yesu, kandi Yesu yaramubwiye ngo washanutse. Nyambwira aba bantu abandika ikintu. Yesu utaratinye gusubiza mama wiwe ariya magambo, wowe yo gutinya. Cya kabiri, Yesu utaranze kumvira mama we ubusa, wowe ndiyo kumvira ubusa. Ko hari igihe Yesu asa n'uwatwumviye ubusa kuko akitwigisha. Niko kwizera. Kwizera kurarerwa, kandi kurerwa no kumvira. Bibero yo kwizera ni ukumvira no gutegereza. Kwizera kwacu kugira ibigutunga, icya mbere ni ukumvira, icya kabiri ni ugutegereza. Umwanditsi wa Zaburi avuga amagambo meza, aravuga ngo tegereza Uwiteka, virgile umutima wanje urategereza, ngo kandi ijambo ryiwe niryo niringiye. No mu gatsikane no mu bihe bikomeye naho nyura hose kwizera kujya kurema. Niko kwatumye uno munsi ahagarara mu zizerwa. Ko byari byoroshe kuvuga ngo Imana itarandokoreye umuryango tuzaranyabo, ariko kwizera Imana gukomezwa no kuyiringira nubwo ibyo twari tuyitezeho atari byo yakoze.
nigeze gusaba akazi ahantu muri iki gihugu, nujuje condition, baranselekshona. Ni muri 2004 mu kigo cigenga gikomeye, nkora ikizamini canditse ndagitsinda. Hagati yanje n'unkurikira hari amanota 18 nkora interview. Hagati yanje n'unkurikira hari 7, nimuyabara yose ni 21. Ariko bagiye bafata mugenzi wanje, kandi ico gihe nari meze neza, nari mu bihe byiza, icyo nasengeraga byinshi narabibonaga, ariko Imana ntiyari yarambwiye ako kazi. Ako nari numva yuko yashuje muri ubwo buryo. Ndibuka nkimara kubona urwandiko ruvuga ngo ntitwagufashe, narabonye baranyafishije igitekerezo cyo kuvuga ngo nandike ndeka nja gusenga. Ngiye gusenga, Imana inyibutsa yuko ugira ibisubizo 3. Icambere, Imana izivuga ngo tegereza. Nico Yesu yabwiye Mariya, tegereza, isaha yaje tiragera. Niki wasengeraga ukaburi mubona igisubizo kivuga ngo tegereza? Ikintu gishimishije abantu batajya bamenya mu itorero nuko tutagombye kuba tureba isaha zacu cyane, kuko iyo wayo usenga ujya ureba isaha yawe, ujya ureba iminsi yawe, ujya ureba urgence yawe, ujya uvuga ngo isubize kuwa kangahe, ujya uyiha na deadline. Nyamara izi saha zacu zigomba kutwigisha ko Imana igira n'isaha yayo, ntizigomba kudutera kurambirwa, oya, ahubwo zigomba kutubwira ngo Imana nayo nk'uko tugira amasaha yacu igira isaha yayo. Abana banje ibyo bansaba mbibahaye uko babisabye, bo bibigorye. Ko arusaba imodoka afite imyaka 5, ku isaha y'Imana hari igihe yemera yuko ibyo twasabye dutegereza mu kindi gihe. Nico Yesu yarimo abwira Mariya, ku isaha yacu tuba tuvuga ngo ni none ntibirenza. Rimwe na rimwe tukafata isengesho ribi rya Ezekiya rivuga ngo ndereke rivure, sinzarya atarasubiza. Riya sengesho si ryiza, ni riforce ubushake bw'Imana. Yesu yigisha abigishwa gusenga, aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubushake bwawe buze, icyo ushaka cyo gikorerwa, nopa icyo nshaka. Imana irambwira ngo igisubizo cya kabiri gitanga ngo igivuga ngo ya, inyigisha kumenya yuko nayo igivuga ngo ya. Ubu narabyumvise, hari ibyo abana bambwira nkababwira ngo oya, full stop, nta nibisobanuro. Iyo umwana ambwiye ngo ndashaka kujya mu rugo hariya runaka kandi bafite ibirori ndajayo, nzamubwira ngo ya. Yagira nzi papa kubera ikirambwira papa yavuze, igihe nikigera nzagusobanura. Uno munsi no gusobanura ngo ujumve. Uzi ko hari ibintu dusaba Imana ikavuga ngo ya, kandi ari idukwiriye, ariko kubera ko dushaka ko kanya kubidu tukababara tukanayivaho. Nimusenga, Imana irambwira ngo igisubizo cya kariya kazi none kimvaho ni oya. Ntubabarire icyo kigo, ntubabare kubera umuyobozi wacu, ntubabare kubera bodi yacu, nuko byagenze nije wakimanye. Ariko kari keza abantu b'Imana, niko kari akazi ka mbere. Bagombaga kumpa inzu, bakampa imodoka, bakampa telefone ntishura, bakishura abana banje amashuri. Nari ngiye kuva mu kazi ka leta, imodoka icyo gihe zari zaranaguzwe tutakizifite izo twagiraga. Inzu ya leta n'abagamo narayitanze, barayigurishe k'imihururu, nta mwana bishuriraga mu kazi ka leta.
ndababara. Ariko kaza ntongana n'Imana ihayimbwira ngo nije wavuze ngo ya. Niki wasavye Imana irakubwira ngo ya. Kandi uburyo ibivugamo ni bwinshi. Ni kwa kundi ugenda uvuze ngo noneho no munsi viza barayimba bakamagukubitira refi nini. Ni kwa kundi uvugana n'umukobwa ukavuga ngo noneho binyuzemo akakubwira ngo simfite gahunda, kandi bwace mu gitondo agasohora save the date nundi amazu kababara. Ni kwa kundi usaba amafaranga muri banki bakakwizeza ku munota wa nyuma ngo ntabwo credit uyiguhaye, ariko Imana ikavuga ngo iyo credit nije wayihagaritse. Ndashima Imana yuko hari igitwima. Yoba ibyo dusaba Imana byose twayibonaga twari kuba twarashize. Kamabwira ikintu cyabaye nko mu mezi 2 yakurikiye nibwo nagiye kwiga, nibwo nabonye bourse yanjye doctorat, ibyangombwa byose byabonetse. Nari mbifite nubwo zingo niba mako kazi sinziga ko ndi wova mu kazi kagwemba 1,500,000 muri 2003 na 4 ko mumva amafaranga nibyo bindi byose nguje kwiga woje gukora ikoraje gushaka iki. Ari nyamara uwo ngo wakagiye muntu yagakoze imyaka 2. Nukuvuga ngo nashobora kukajamo nkakabura nyuma. Nibwo Imana yanyigishije injana ku ishuri ndiga impani ibintu birenze ibyo nari guhembwa, kandi ntabonye akandi kazi. Nkiri umwarimu w'SFB niko kazi ko nyine nakoraga, ariko impezi ibintu ntari kubona nagiye muri ako kazi. Bivuga ngo Imana igira pièce de rechange, igidusimburiza ibintu ibyo twabuze nibyo bito paraporo y'igitubikira, igiduheza biraruta ibyo twayisabaga tutabonye. Igisubizo cya gatatu Imana igivuga ngo ngibi ndabiguhaye, ugitangira gusenga byari byabonetse n'ubu ngo biraje. Ni ikihe cyaje muri wowe? Kintu nakunze niki mu gihe cya Mariya na Yesu aramubwira ngo isaha yaje ntiragera. Dore ikintu kimbabaza, twambaye Mariya ku mitima, tujya tumugendana benshi ku mitima aho gutunga umutima wa Mariya. Dutunze Mariya ku mutima aho gutunga umutima wa Mariya. Imana yanyigishije uburyo abakristo bagomba gutunga umutima wa Mariya. Ibihe bikomeye uhayinyuramo wihangane, wahuye n'ibihe bikomeye tunga umutima wa Mariya. Umutima wa Mariya ujya wumva, umutima wa Mariya ujya uca bugufi, umutima wa Mariya ntujya wiheba, umutima wa Mariya ntujya ukurayo amaso, umutima wa Mariya urategereza. Tegereza Uwiteka. Igitangaje niki abwira abantu Mariya ngo ibyo babwira byose mubikore. Niryo somo rya 2 riravuga ngo toza umutima wawe kubaha no kumvira Imana no mu gihe ibyo wayisabye utarabibona. Icisha abakristo benshi turimo turitoza inzira z'ubusamo. Umutima wa Mariya uratwigisha kwiga gutegereza. Icyo babwira mugikore. Umugisha wacu ufungiye muri ambalaje yitwa kumvira, kandi ugendera muri bisi yitwa kubaha Imana. Umugisha w'abakristo nahuba. Igihe cyose wumviye Imana biravuga ngo nugira umwete wo kumvira. 28 guteka kwa 2 kuva ku murongo wa mbere ngo iyi migisha yose izakugeraho. Bagatangira kuyivuga mbega ukuntu ari myiza. No kuvuga ngo ambalaje yitugezaho cyangwa tuyisingiriramo nukumvira, imodoka ituzanira nukubaha. Mariya yiga gutegereza.
hanyuma agitegereje akora ibyo agomba gukora, arababwira ngo nababwira ijambo murikore. ariko njya mbwira abantu, ariko Mariya ari umugore ukomeye kabisa. Umuntu yokunakira akakubwirira harya ni nani na kabiri, ni nani na rimwe simbizi, kurya ajya avuga ngo umuntu akubwiye akunaku ni nani na kangahe, ngo ni nani na rimwe, sinzi aho byavuye. Umuntu yokubwira ngo mugore we duhuriye he nawe kuri iki kintu, wamara ukabwira abantu ngo ibyo babwira mu bikore, ari umwana wawe, ahubwo ndi wababwira ngo nimumwitaze, sinzi uko yabaye. Uyu muntu ntameze neza mu mwitaze. Iyo twizera, ntitwizera amagambo aryoshe gusa, twizera no mu bikaze no mu bikarishe. Niba mu kuboko kw'Imana tubabona mu ibyiza, niko Yobu yavuze, ni gute no mu nibi bitaza tuzaba abana barereshwa amata gusa? Muzi ko ibigeragezo bikuza umuntu. Cya kabiri, uzi ko umuntu aguha ubuhamya ukajya wumva nawe wifuza kuzatanga ubuhamya, ariko we bitaraba ubuhamya, yari inzoga isharira, byari ibikomeye. Arababwira ngo ibyo ababwira mu bikore. Nicyo cyatumye ababwiye ngo ni mwuzuze intango z'amazi, muzuzuze babikora. Barabifata bose babishira mass of ceremony. Iby'Imana rero mukumvira, ntitwumvira ibintu bisobanutse, twumvira n'ibidasobanutse. Mwibuke Imana ibabwira ngo muzenguruke Yeriko. Ico gihe bazenguruka Yeriko byari nk'iby'ubupfu gatandatu kugeza kuri kangahe, karindwi, bazenguruka Yeriko ari nk'iby'ubupfu. Amazi buzuza amazi, uwanyereka abigishwa barimo buzuza amazi mu bibindi. Nibiki Imana ikubwira gukora bidafite sansi? Isomo rya gatatu, ibisanzwe bihinduka ibidasanzwe iyo bigeze mu biganza by'Imana. Iryo jambo narikunze. Uzi ko ibintu byose tugira ni ibisanzwe mu maboko yacu, ariko iyo bigeze mu biganza by'Imana, mbahingero keshana, ibuye n'umuhumetso mu maboko ya Dawidi bihinduka ibirwanirira Imana. Bamuzaniye inkota, bamuzanira n'abagano ya ebisimba imenyereye, ndarwanisha iby'Imana. Ibi bikoresho simbigaye kuko bigiye gukorera Imana. Mwibuke Mose, igikoresho kimwe yakoresheje ibitangaza ni inkoni, ariko mbere y'uko iba inkoni y'Imana yabanje kuba iya Mose. Ayitindanya ari inkoni ya Mose, Imana iramubwira ngo yishyire hasi. Ayishyize hasi buriya ntiyongeye kuba inkoni ya Mose, yabaye inkoni y'Imana. Imana ambwira rero, iyo nkoni wari umaze gushyira hasi itari yawe, yitore noneho, ibaye inkoni yaje mu biganza byawe. Iriya nkoni niyo yambukije abanyisera inyanja itukura. Iriya nkoni niyo yabagaburiye manu mu butayu. Iriya nkoni niyo yakubise abanyegiputa. Iriya nkoni bivuga ngo dutoya dufite mu biganza byacu, iyo tudushyize mu biganza by'Imana bihinduka iby'agaciro. Mwibuke urwasaya rw'indogobe mu biganza bya Samusoni. Mwibuke imigati 5 n'ifi 2 z'umwana wari waje mu birori asanze Yesu arimo akora. Yesu aravuga ngo nimubizane kandi mwicaze abantu. Niki ufite wagaye, Imana igiye gutubura. Niki ufite wagayaga, Imana igiye gukoresha. Ariya mazi mu biganza byabo yari amazi mutupu. Timwabyumvishe. Hari umugabo umwe utaragiraga ubwenge bwinshi, yagiraga umurima hafi yo kwa sebukwe. Iyo ubundi umuntu agiye kwa sebukwe, icyo asabye cyose barakibona. Ndakumbuza abasore batarashaka hano,
nta hantu umuntu aza yisanzura akabona ibintu byose ashaka ko kwa sebukwe. Iyo usabye inka barayiguha. None se bagwaye umukobwa wabo bokwima inka? Sibyo? Umuntu yo guha umwana wiwe akakwima inka, yo guha umuntu akakwima itungo. Na umugabo amenye ko kwa sebukwe nta kintu yoburayo, hakaba hari muci, ariko akaba tuziye mu mutwe. Noneho akamenya ko ari inka yasigaye bajye bakamira abana, kaba keneye amata. None ngo yajya mu murima wiwe akanyura kwa sebukwe akavuga ngo mukecuru ngo amazi, ngo karabwira nyirabukwe. Nyirabukwe akiruka akajya kuzana amata y'umwana, kayamuheza kabiri gatatu amuheza amata y'umwana. Umunsi noneho umwaje bataye umukwe w'igipfu uza gusa amata y'abana, zamugenza kutasabye amazi aramubwira ndi bamuha amazi. None ararebye ngo mukecuru ngo mpaye amazi mutupu, ko kuvuga ndi ni gute byagenze waye wundi we. Mu kuboko kw'Imana habiza agaciro. Mu kuboko kw'Imana nta na rimwe Imana igitureba ngo ivuge ngo yanakwimye. Iyo yagambire kugumugishiraho guha, iyo yawuhagaritse nuko hari impamvu zikomeye. Ariko ibyo dushize mu maboko yayo bihinduka iby'agaciro. Yari amazi mutupu mu bigishwa, ariko babwiye ngo ayo mazi abaye ya Kristo nimwicaza abantu, nibwo yahindutse divayi. Isomo niri Yesu yarimo ababwira ngo ibyo mufite bitagira agaciro, iyo bigeze mu maboko yanjye bigira agaciro. Isomo si ukugaburira abantu ngo basinde, isomo si ugutoza abantu ubusinzi, isomo ni ukubabwira ngo mu biganza by'Imana hariho ibisubizo twifuza. Isomo ni ukuvuga ngo ibyo twabuze mu buzima busanzwe iyo tugeze muri Yesu turabibona. Abantu twabuze iyo tugeze mu rusengero tubona imiryango. Reka imiryango ibere abantu umuryango. Umuntu yopfusha abantu bose yagera no mu rusengero akabaho nk'imfubyi. Muri Yesu, muri bene data, sinavuga ngo mbisoze. Isomo rya nyuma ndashoje. Aya mazi yahindutse vino mu gihe cyacu ndi tuyumva, ariko mu gihe cyabo barayumva. Nico gisobanuro gikomeye ashaze gusorezaho. Muri ibihe bya corona haje umuhango mu rusengero tutajya tumenya agaciro kaho, wo gukaraba hanze mbere yo kwinjira. Kibabaje nuko tujya dukarabisha ibiganza ariko tukiza imitima yanduye. Ibi yababwiraga abantu bari babaye mu nsengero bagira imitima yanduye y'inzoka yo kwicana, yo guhiga abantu. Niyo mpamvu nabwiye ngo mujye mubaza amateka y'igihugu. Nta kindi gihugu nzi aho mu nsengero habaye ibagiro uretse u Rwanda. Nta kindi gihugu nzi aho umuntu ahungira ku mupasiteri cyangwa ku mupadiri wamwigishaga ijambo akavuga ngo n'Imana yabatanze. Ariya mazi yarabayeho kuba umuhango wo kuvuga ngo abantu baza mu iteraniro n'abantu baza mu birori bakarabe ibirenge, bakarabe n'amaboko, binjire mu bejejwe. Ni ukuvuga ngo yari amazi ya purification. Naha iki gitangaza kibera Rurangiza ababwira ngo nimufate intango muzuzuza amazi. Bari biteze yuko ahita abwira abantu ngo nimuje gukaraba mwoze n'ibirenge, kuko nico izo ntango zari zimaze mu rusengero no mu birori. Amaze kubabwira ngo dore icyo mugiye gukora, ndimwongera gukaraba, ndimwongera koza ibirenge no gukaraba amaboko, ahubwo ayo mazi niyo mugiye kunywa. Ayo mazi yabakarabishaga mugiye kuyanywa. Yarimo ababwira ngo nije waje, nije Kristo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kuva none ibyo gukaraba hanze, iby'imihango bivuyemo. Abanyoye Kristo bafite ubuzima, muri mwebwe zabamo. Yaje ari Emmanuel, zaba mu mitima yanyu. Igitangaza
si icyo guheza abantu inzoga ngo basinde, nicyo kubabwira ngo Kristo yaraje niwe vino sha. Mwibuka arimo asangira n'abigishwa mbere ya Pasaka, arababwira ngo kwifuza nifuje kubana namwe, ngo none nimwicare tuganire. Bamaze kumwegera ngo afata vino arayibaheza, arababwira ngo nimwakire munywe, aya ni amaraso y'isezerano. Yari yaje kubabwira isezerano risha, yari yaje kubabwira ngo imihango y'idini, ibyo koza ibirenge n'ibyo gukaraba intoki birarangiye. Nk'uyu Kristo umwana w'intama w'Imana ukuraho inzara z'abari mu isi, mumwemere. Iyi niyo nkuru ya Pasaka. Iki gitangaza ntikibyigisha abantu gusinda, kirababwira amakuru y'umwuka wera na Kristo. Kirababwira kunywa Kristo, kurya Kristo. Niryo sezerano dufite ryo mu maraso ya Yesu. Niyo mpamvu yababwiye ngo isaha yanjye ntiragera. Mu yandi magambo, Mariya akimubwira ngo kora igitangaza, isaha ntiragera, yari ategereje ko hari umunsi azakora igitangaza cya rurangiza. Uriya munsi yitegura Pasaka, arimo ababwira ngo uyu mubiri wanjye ugiye gutambwa, ariko muzajya murya umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye, niyo vino sha. Ubuzima bwanyu busubirane, abari muzabakire. Mu yandi magambo, twaracunguwe kandi agakiza kacu n'aka gaciro. Twaba turiho cyangwa tutariho, twaba hari ibyo twabuze cyangwa hari ibyo dufite, Kristo mu buzima bwacu ni uw'agaciro. Abari kumwe nawe bafite ubugingo, abizera uwo mwana bafite ubugingo, abizera uwo mwana ntibazapfa. Ubuzima twanyuzemo muri iki gihugu nibwo Yesu yanyuzemo, ariko arangije aravuga ngo birarangiye. Yatsinze rupfu na kuzimu. Niyo mpamvu abafite Kristo baranesheje. Nibyo nkwifuriza. Muhaguruke dusenge. Tugiye gusengera igihugu, dusengere by'umwihariko abarokotse, ariko dusengere imitima yacu, tudatinda mu idini tukibagirwa umuhango nyawo. Cyazanye Kristo si ukutoza, si ukudutoza imihango ya gidini, kozwa ibirenge no kozwa ibiganza, ariko tugifite imitima yo hanze. Umugabo umwe yije mu rusengero muri Kongo, akise bamuheza intebe nziza, bamwicaza n'imbere. Bamaze kumwicaza, ahita ahindukira, intebe ayihindukiza mu muryango. Abadiyakoni baramubwira ngo byagenze gute? Tumenyere mu rusengero, ndahamenyereye ko dusanzwe tukubona wicara mu rusengero, byagenze gute none ko werekeje intebe mu muryango hanze? Aravuga ngo iki nashatse gukora ni kibabwira yuko nubwo muhaye mubona abandi bose bari bakugatuti, imitima yabo yerekeye hanze. Abantu benshi baba mu rusengero, imitima yabo ikiba hanze, iracaba mu bwicanyi, iracaba mu rwango, iracaba mu ngengabitekerezo. Duhindura imitima, kandi uburyo bwo gutunga iyo mitima ni ugushira Kristo vino sha mu mitima yacu. Hari indirimbo mubonye Hallelujah. Muririmbiro witeka indirimbo sha, kuko aje gukora ibitanga mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishishe agakiza kurwa. Muririmbire Uwiteka indirimbo
ikiganza cye cy'iburyo, ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza kuba ibutse abasize ibutse umuraba abigirira igihugu cyawe, abigirira igihugu cyacu cy'uba abo kumera z'isi bose abonye agakiza kacu ati koko ati koko u Rwanda rufite imbaga kumpera data turagushima duhimbaje imbabazi zawe, babonye agakiza kacu ati koko u Rwanda rufite imbaga ati koko mureke dushime Imana tuzamuye ibiganza tuyiramye ibyo yakoreye u Rwanda n'abanyarwanda turayishima, ati koko wibuka ibyo Imana yadukoreye mu gihugu cyacu, ati koko u Rwanda dutere hejuru tuvuge ngo abo kumpera z'isi bose babonye agakiza kacu ati koko haleluya 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 haleluya, ndagira ngo tubyumve muririmbire imirimo gufashe gukora ibitangaza mu gihugu cyacu ikiganza cye cy'iburyo abizanishije agakiza twese tuzamura ibiganza, buri muntu agira icyo asaba Imana. Iki ni igihugu utuyemo, igihugu cyawe, witoze ujye ugisabira umugisha, kandi icyiza wumva cyakorerwa muri iki gihugu ubu wa mbere ugikora. Nababwiye ngo twatunze Mariya umutima aho gutunga umutima wa Mariya. Umutima wa Mariya